bikaba mu byo mubaza n'ibindi. Gute abantu bishwa nk'abatari abantu? Gute benshi bahonyorwa abandi barebera? Gute benshi batuye umuntu bakigira inyamaswa zigenda? Gute iminsi ihanda ikageza naho umuntu asigara yumva yihaza? Erega nanone ndacyakubaza, gute umuntu azira uko yaremwe agatotezwa kugeza ku munsi wa nyuma? Erega rwose ndacyakubaza, ese mana ko ari wo muremyi twese twemera, ubwo iyo umuntu azize uko yaremwe ni wowe bararemye nabi cyangwa byose n'imipango yawe? Dore ko numva ngo ibiba byose ngo biba ari imigambi yawe. Aha ndashyomye shobuja, urababarira icyo gusa niba ndi mu ishusho yawe koko, nanjye wanyumva. Mbwira umugabo wanjye rwose so wamwishe? Muriya rwose ibo rero nyikubariye rwose ibo niwe twahigaga wavuka icyo twamuhoraga bari icyito cy'inkotanyi namugiye n'ibice maze umutwe we niwukina mu baro naramutemye maze akaboko ke bazenguruka n'umurwa genda hose nivuga ngo rwasibo wabisobaga namusogose wene wene ingenzi nkuru namutaye umusozi ko nibwa simurye n'inkongoro simurye buteye bwaho manyuze gusiga mu rwobo. Urwobo? Urwobo rwa hehe? Ruri inyuma yo ku kiliziya. Mbwira nibyo umukobwa wanjye Anita. Umukobwa wanjye Anita. Anita rero hari tariki ya 9 Mata namusanze mu muheno aho yari yize mu muhanda. Anita rero ubwo namuvumburaga yanyakirije amaboko mwakiriza ubuhiri. Uwo munota ntabwo yisatse yakomeje kuvuga ishapure akukaga kanyuma kaheze ageze ku ishapure. Ubwo nzi ko namwishe byarangiye
birangiye akajya ambwira ati se ni ubutunzi ukennye nguye, ese ni umuntu butakurimo wambabariye koko. ubwo abandi baba baraje, yaricaye naho nyora uko nshaka, naramuzambagije ndabyubahuka. Ibisongo abandi basimburana, yari amaze kugaruka mu kanya ngo mutwikiraho ubwana bwe bwose ataka ngo ma tariki yatenze nikunda kwise ndabyibuka. vuga byose ko byagenze. Gasore, Gatesi na Gasaro uko ntacyo bavuzeho uko ndyamye mu ijoro amashusho y'abana babiri agishushanya mu mutwe, nkajya mbabona bugufi bambwira ngo papa ni koko watubabareye ko Imana isa kuguvugisha. Kubw'umuruho, amapeti n'amasezerano ndetse n'imyanya y'icyubahiro, basiga byose maze bashyira u Rwanda imbere. Nuko natwe batugezeho, badusanze twihishe kubera ubwoba no guhahamuka. Bamwe muri twe tubanza kwiruka, uwari mukuru muri bo aza agana aho turi, maze amfata akaboko ati nimuhumure, aka gatenge mubona niko yaje yambaye, aka gatwenge mwumva niko we yanyambitse. Yasanze ndi umupfu ugenda, izuba ryanjye rirenga, yampaye amazi somo mubaza hanze aryumaho. Mubaza hanze namubajije aho hanze aryumaho, nuko andeba mu maso ati ndi inkotanyi. Inkotanyi, ubugingo n'ubuzima twabihawe n'inkotanyi. n'ubu iyo nireba mbona ndi inkotanyi, nawe nakureba nkakubonamo inkotanyi.